Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya munani gisanzwe, tariki 26 Gicurasi 2026, ubwo duhimbaza abatagatifu Denis Sebugwaho na Andre Kagwa abahowe Imana mu gihugu cy'Ubuganda. Nyagasani araguhamagaye, nanjye arampamagaye kugira ngo agire icyo atubwira. Dutege amatwi ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tujye kwakira turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Petero intumwa, umutwe wa mbere umurongo wa 10 kugeza ku 16. Bavandimwe, iby'uwo mukiro abahanuzi bagerageje kubikurikirana no kubisobanuza, maze bahanura ibyerekeye ineza mwari mugiye kugirirwa n'Imana. Bashakaga uko batahura igihe n'uburyo ibyo bari bumvishijwe na Roho wa Kristo wari ubarimo bizabera, by'ibyerekeye ububabare Kristo yagombaga kubabara hamwe n'ikuzo rizabukurikira. Abo bahanuzi Imana yabahishuriye ko ubwo butumwa atari bwo bwagenewe, ahubwo ko rimwe bwo bagomba kubushyikiriza. None ubu ngubu mukaba mumenyeshejwe n'abigisha b'inkuru nziza bayobowe na Roho Mutagatifu woherejwe aturuka mu ijuru, ndetse n'abamarayika bifuza kuyirangamira. Nimuhore rero mwiteguye, mube maso kandi mushyira amiringiro yanyu yose mu ngabire muzahabwa igihe Yezu Kristo azaba yigaragaje. Nimube nk'abana bumvira, mureke gukurikiza irari mwari mufite kera mukiri mu bujiji, ahubwo mube intungane mu migenzereze yanyu yose, mbese nk'uko uwabahamagaye nawe ari intungane, kuko byanditswe ngo nimube intungane kuko ndi intungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo 28 kugeza ku 31. Muri icyo gihe Petero araterura abwira Yezu ati, dore twebwe twasize byose turagukurikira. Yezu arasubiza ati, ndababwira ukuri, ntawe uzaba yarasize urugo cyangwa abavandimwe be cyangwa abashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa isambu ye ari nge abigirira n'inkuru nziza, ngo abure kwiturwa karijana muri iki gihe, ari amazu, ari abavandimwe, ari n'abashiki be na ba nyina n'abana n'amasambu, ariko n'ibitotezo bitabuze, kandi no mu gihe kizaza akaziturwa ubugingo bw'iteka. Benshi mu ba mbere bazaba ba nyuma, n'abanyuma babe aba mbere. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Tuje kwizihiza umunsi mukuru wivuka mu ijuru ry'abatagatifu Dionisio Sebugwaho na Andrea Kagwa, abatoranyi mu gihugu cy'Ubuganda bahowe Imana. Semen est sanguis Christianorum, uko niko Tertullian umwanditsi w'Umuromani yavuze. Semen est sanguis Christianorum, le sang des martyrs et la semence de chrétiens, ngo amaraso y'abahowe Imana ni imbuto y'ubukristo. Ngaha natwe tuje kongera kwibutswa ko tugomba guhorwa Imana, tugomba kurebera kuri ubwo buzima bw'abitanze bitangira inkuru nziza. Amaherezo ingororano yabo ni nyinshi mu ijuru. Ngiye intego remezo igiye kwegereza n'amasomo: ingororano, kugororerwa, kwiturwa. Mu Gifaransa turaza gukoresha ijambo la retribution, ingororano, kwiturwa. Iyo wakoze neza uriturwa, witurwe neza. Turaza kuganira ku magambo 3 adufasha neza kumva ingororano kura mu rurimi rw'Igifaransa. Irya mbere riraza kwitwa la retribution, irya kabiri le salaire, irya gatatu la récompense. Buri wese rero abe maso uko tugiye kuzirikana kuri iyo ngororano, umushahara ndetse n'igihembo. Buri wese aze kureba icyo ajya akorera muri ibyo. Utegereje iki? Wakoreye iki? Utegereje iki?
reka duhere ku ijambo rya mbere, la retribution, ingororano cyangwa inyiturano. Guhera mu isezerano rya kera nanjye kuvugaho no kugeza n'ubu, iryo jambo la retribution ryahozeho. Ingororano bavuga ko umuntu wese wakoze neza azahembwa, no guhembwa nyine neza, naho umuntu wakoze nabi nawe azahanwa. Igihembo n'igihano, igihano ko wakoze nabi, igihembo wakoze neza, ngiyo ingororano, ngiyo la retribution. Izo nyigisho zahereye mu isezerano rya kera ndetse no muri rishya bigakomeza, ariko hakavuka ikibazo gikomeye cyane ku ntungane zitotezwa, zihura n'ibibazo. Mbese bagatanga nk'urugero nka Yobu ugerageza kwitwara neza mu maso y'Imana, intungane, la souffrance du juste. Ese wasobanura uburyo umuntu w'intungane ukora neza akomeza guhura n'ibyago? Igisubizo cy'icyo kibazo ku kabaro cy'intungane no gutotezwa nuko hari ubutungane bukiza, la souffrance salvifique. Ibyo rero nibyo byerekeza ku ivanjiri uno munsi. Petero ubaza ikibazo ko bizamera, twebwe twasize abagore, twebwe twasize bino, twebwe twagukurikiye, bizagenda bite? Nibwo Yezu rero ajye kugenda amusubiza, amubwira la retribution, amubwira ingororano, gusiga amazu, gusiga abana, gusiga umugore, gusiga ibintu ndetse n'abantu, ugakurikira ubuntu bw'Imana, ugakurikira Yezu Kristo. Ntago birangira aho ngaho. Uzabona ingororano, uzabona igihembo, ni byiza, ariko n'ibitotezo bitabuze. Amen, amen. Ako kantu n'ibitotezo bitabuze. Yezu yarashatse kwereka Petero ati byose uzabibona pe, n'ibitotezo bitabuze, kuko intungane amaherezo iranatotezwa, intungane iranatotezwa. Ngo ubabare bukiza, la souffrance salvifique, ariko ntago bizaherera aho ngaho, n'ubugingo bw'iteka. Amen. Guhembwa uzahembwa, ariko hazaza n'ibitotezo, nk'isukuriro, hanyuma ubugingo bw'iteka mu ijuru. Dore ko abagiye mu ijuru bose babanza gusukurwa, kwa kundi zahabu yungurirwa mu muriro. Ngiye intore y'Imana, ngiye intumwa, gusiga byose ugasanga byose Yezu Kristo ubukungu nyakuri, ariko hari aho banza kunyura. Birerekeza none kuri purgatori, yandi dutangiye hano munsi, bya byago, bya bitotezo, bwa burwayi n'ibindi byose bidushikamira, ariko uzirikana ngo iyi ngororano yanjye izaba nyinshi mu ijuru bitewe n'ibyo wakoze hano munsi byiza. Nukora nabi uzahanwa, nukora neza uzahembwa. Ngubwo ubutungane Nyagasani azaduhema, nk'uko n'isomo rya mbere ryabitwibukije ubwo Petero asoza agira ati ni mu b'intungane nk'uko ndi intungane. Uwo ni Uhoraho bidusaba. Ngira ijambo rya mbere ko tuzagororerwa tugahembwa ubutungane, la retribution, ingororano, kwiturwa ineza. Iyi ngingo ya kabiri ni ijambo natwe ritwerekeza mu buzima busanzwe, tuza gufatanya n'ingingo ya gatatu n'ubundi, le salaire et la récompense. Umushahara n'igihembo bihurira he kandi bitandukanira hehe? Umushahara riva ku ijambo ry'ikilatini rivuga ngo salarium, ngo wari umunyu bahaga abasirikare b'Abanyaroma muri wo kubashimira, bishoboke ko hari buri kwezi akantu gato ku bintu babaga bakoze byinshi. Uko nawe ifoto nyine y'umusirikare bajya guhemba bakamuhemba umunyu. Icyo biza gutuganishaho nuko bitandukanye n'igihembo. Mu gihe igihembo cyo nabigeranya n'ingororano, ikintu ushobora kubona wakoreye umuntu akabura inyiturano yakwitura, akabura igihembo yaguha, akabura ya salary yaguha, akabura umushahara yaguha, uko agashakisha ikintu kiza kujya mu mwanya byibuze wa murimo wakoze, kugira ngo byibuze gushimire umurimo wakoze, gushimira. Nuko bikaza muri wa mwanya wo kugira ngo agushimira, kubwira ati wakoze, Imana iguha umugisha. Ngicyo bita recompense, igihembo. Mu gihe umushahara ikiwuranga, namwe murabizi muza musanzwe batanyurwa, buri gihe umushahara ntabwo uba mwinshi. Igihembo cyo baranyurwa ku mpande zombi, ari uri kuguhemba ndetse ari n'uhembwa, bose baranyurwa. Icyo nicyo kibaranga. Mu gihe umushahara kenshi bidahura n'umurimo wakoze, ya salarium nyine b'abasirikare babashyizeho ingufu ariko bakabahemba umunyu, nirinze kuvuga n'urusenda, igihembo cyo uranyurwa. Nibwo uzasanga abanyamushahara benshi bariba bagakora ijisho, ariko uzi kuzahembwa ukora nk'aho ari ibyawe, ukora nk'aho uri umwana mu rugo. Ngo umushahara uze kureba nawe abantu dukorera. Ikindi bavuga ku mushahara
nuko shefu wawe, umukoresha wawe akenshi aba ashaka kugukoresha nk'umucakara, indisha ntikize, mbese ntishimira ko watera imbere, ko wakira. Mu gihe igihembo cyo uguhemba aba yishimiye ko aguhaye ikintu byibuze kizagufasha mu buzima buri imbere, akumva arakwishimiye. Ishimwe nawe uze kureba mu buzima bw'uno munsi, harya ukorera igihembo cyangwa ukorera umushahara? Ni nabyo bahangana navuga bati iyo ukorera umushahara ntushobora gukira, ntushobora gutera imbere, ariko iyo uhembwa urakira, umererwa neza, kuko ikirimo aho cyishemo n'ibyishimo. Ivanjiri uno munsi yongere twibutse nka Petero intumwa uri imbere ya Yezu, yakoreye Yezu, yavanye mu bwato akamukurikira. Icyo azahembwa ni igihembo nyine, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ibintu yiteze, ahubwo yiteze iki? Ingororano y'ijuru, ubwami bw'ijuru. Icyo nicyo gihembo kiruta ibindi byose. Ese wowe ibyo ukora, umurimo ufite, aho uba, utegereje umushahara wa buri kwezi cyangwa utegereje igihembo cya kindi kizaramba ubugingo bw'iteka? Utegereje iki muri ibyo ngibyo? Mubyeyi, ngiye gukubwira inkuru iza kugufasha gutekereza ku mirimo uri gukora, ndetse nanjye kuvuga n'igihembo cyangwa n'umushahara uri gukorera. Umunsi umwe mu gihugu kimwe, ngo umugabo yagiye gukorera umuyobozi wari ukomeye, yamuragiraga amatungo, kamukorera n'indi mirimo yo mu rugo. Uyu mugabo yari afite abana ndetse n'umugore. Igihe kiragera, ukwezi kurarangira, kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, wa mugabo ubona ntacyo shebuja amuhemba, ntacyo amuha. Akamuhemba gusa ipura y'ibiryo, akarya, akaryama, ariko agahora ategereza buri kwezi ko kurangiye ko yamuha amafaranga wenda yohereza abo mu rugo, akabibura. Umunsi umwe rero, umwaka urangiye, reka tuvuge nka kontara yari irangiye umwaka, wa mugabo ategereza, aravuga ati uko biri kose databuja yagiye ambikira amafaranga menshi cyane, noneho ngiye gusarura menshi, agiye kumpa urubaho rw'amafaranga menshi yarambikiye. Uwo mugabo agomba gukora urugendo rurerure rw'amasaha menshi kugira ngo azagere iwe. Nuko agiye kubona yiteguye koko ko bagiye kumuyorera urukapu rw'amafaranga, shebuja ngo aramuhamagara ati ngwino nkubwire, ubwo rero ugiye gusubira mu rugo, ndagushimira ko wankoreye. Akira rero aka kajerekani karimo amazi, n'amazi y'urugendo. Uko uzagenda utera intambwe, ugenda usomaho, gusa ntuzayarangize utaragera mu rugo. Nugera mu rugo, uzafate abo mu rugo, ubahe buri wese agakombe, uzakore ku buryo ashirira mu rugo. No kwa mugabo n'ikimwaro n'isoni bivanze n'uburakari, yibaza uko agiye kubigenza. Koko ni amazi ampaye, ampfunyikiye amazi koko? Muntu w'umugabo, patro muzima, umutegetsi nk'uyu, umuyobozi nk'uyu, koko ibi nibyo nkoreye n'igihe cyose, umwaka wose maze mukorera, niba nkoreye? Wa mugabo agenda yivuvota. Nuko ngo ageze imbere, ahura n'abajura. Babajura bari bazi ahantu avuye, ko yakoreraga umuyobozi ukomeye, kandi bazi ko nyine muhembye bikomeye. Nuko baramusaka, ntibajya n'urufaranga rumwe babona. Basanga muri ka kajerekani kuko ari amazi arimo, baramureka aragenda. Arakomeza ahura n'abandi, uko agenda agahura n'abandi bamusaka, kuko bari bazi ahantu avuye, ku muyobozi ukomeye, umukire ukomeye. Ntibagira n'urufaranga bamusangana, bagasanga ari akajerekani k'amazi, bakamwihorera. Yagera mu nzira agasomaho nyine, ariko bya bindi nyine byo kwikiza, kubura uko agira. Arakomeza n'urugendo, atambuka ku bajura baramenyere ko akora muri rwa rugo, bamusaka amafaranga bakayabura, bakamureka akagenda. Nuko ageze mu rugo, ari kwibaza uburyo agiye kugera imbere y'umugore n'abana, n'ikimwaro n'amarira n'agahinda, nta rufaranga bazaniye, kandi bari bazi ko agiye guhembwa, yari ari gukora, nta mushahara azanye. Yumva neza abuze uko abigenza. Bose mu rugo bari kwibaza ibyo umugabo wagiye guhaha n'ibyo abazaniye. Nuko mu gusuka amazi, wasukiraga amazi mu gikombe cya nyuma, wajya ko nabona habanutsemo agashashi. Nuko agashashi akabumbuye, asangamo inyandiko ati, rero nabonye ko abajura bazakomera nabi mu nzira, kubera ko bari bazi ko ndi umukire uko ari wanjye, mpitamo kuzingira amafaranga ashaka agashashi, uzatunge utunganirwe, warakoze kuba waramfashije, ahasiga uzabeho neza. Wa mugabo kagapapuro koko aragasoma, arongera agasoma, kari kariho nyine umubare w'ibanga, uko azagenda ajya kubikuza amafaranga. Wa mugabo abaho neza nawe mu rugo rwe, yishyura amadeni yose yari afite,
aratunganirwa amererwa neza, abo mu rugo barishima nawe arishima. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Wumvise igihembo aho gitandukanye n'umushahara? Kwigana Petero ubaze Yezu uko bizamera hakurya y'imva, ko yasize umugore agasiga abana, agasiga ibintu yari afite akamukurikira. Reka natwe mu kuzirikana ku ngororano yacu y'ibyo twagiye dusiga, tugasanga ubukungu nyakuri Yezu Kristo uko bizamera. Ibintu bitatu. Icyambere, turasabwa kunyurwa nuko tumeze, la satisfaction, kutivumbura. Uyu mukozi wakoraga shebuja, twumvise uburyo yagiye akanyuzamo akivumbura, ariko twumvise uburyo shebuja yamutekerejeho ati ahisho n'ejo bundi batazakwambura. Fata amazi nyine nk'ubuzima, kuko abantu benshi muri ino si ntibakunda n'amazi. Amazi nuko akamuhisha hehe mu mazi? Utekereza nawe ukurikije icyakugira cy'inzoga n'ibindi byinshi cyane, uwaguhisha mu mazi agahishamo amafaranga, wazayabona? Wazigera uyabona? Cyangwa ahita umena amazi? Nguko rero ko Nyagasani dusaba kwirinda kwivumbura, tukanyurwa n'ibyo yaduhaye, tukanyurwa n'uko tumeze, tukanyurwa n'ibyo dukorera, tukanyurwa n'ubuzima turimo. Kunyurwa n'ikimenyetso cy'ijuru, n'ikimenyetso cy'abana b'Imana, n'ikimenyetso cy'abari kumwe na Nyagasani. Ibyishimo byo kunyurwa n'ukuri, ukanyurwa n'icyo baguhaye, ukanyurwa n'igihembo ufite. Twongere twibutse Yohani Batisa uburyo yabwiraga abasirikare bazaga kumubaza bati dukora iki, ati munyurwe n'umushahara wanyu, munyurwe n'uko muri isi uzabona abantu benshi bari kwijujuta kubera gutanyurwa. Ati ndashaka guhembwa birenze, ndashaka kutanyurwa. Nyagasani uduhe kunyurwa nuko turi, n'ibyo dukorera, n'igihembo duha buri munsi. Icya kabiri twakwigira kuri uyu mukozi, natwe tujye twirinda kuburana uburenganzira bwacu. Ati barandenganyije, ugasanga dushuye abandi mu nkiko mu mazi, ati barandenganyije. Ijambo uburenganzira ririmo amagambo abiri, kurenga inzira. Hari inzira nyine watangiye kurenga, réclamer tes droits. Buri gihe ugahora ureka, buri gihe ugahora uburana uti mwarandenganyije, wowe ugahora buri gihe mu karengane. Dusabe ine muno munsi wo kwakira aho tunyuzwa na Nyagasani, iby'Imana iduha, cyane cyane ububabare, ako karengane, ibyo bibazo, iryo totezwa, turangamiye Kristo uzaduhemba ubugingo bw'iteka. Icya gatatu gikomeye cyane ni ukwizera Kristo. Yezu dukorera azi ibyo dukeneye, azi ibidukwiye, niwe uzatumenyera igikwiye. Rero icy'ingenzi ni ukumwizera, ari mu byago, ari mu makuba, ari mu bitotezo, ari mu mahoro, ibyishimo, hose tukamwizera kuko araturebera. Yezu araturebera, niwe databuja mukuru, umenya inzira uko iteguye, umenya abajura baza kutwambura, umenya ibisitazo byose twahura nabyo, nuko akamenya n'amayeri n'uburyo bwose atubikira, n'uburyo bwose aza kuduhemba. Icy'ingenzi ni ukumwizera maze tumukorere twizeye ingororano y'ijuru. Abatagatifu Dionysio Sebugwaho na Andrea Kagwa mudusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.